Uwo munsi muri iryo joro duhura twabonaniye kuri hoteli Lebanon iri hafi ya stade Amahoro mu Migina. Naje kuri moto mvuye Kicukiro centre aho twari dutuye. Nanjye nk'umukobwa wari wiyiziho uburanga n'igikundiro kwambara no kuberwa mu rwego rwanjye, naje nisize ka parfait n'utuvuta duhumura neza tante yari yaranzaniye ubwo yaherukaga kurangura i Dubai. Nari mfite umusatsi mwinshi ukoze nka naturel. Nari nambaye agapira k'umuhondo, nambariye ikote ry'umukara na rinete zitari fime n'ijipo y'umukara igera munsi y'amavi gato n'inkweto z'umukara. Ku bwanjye numvaga nakoze iyo bwabaga, numvaga nta mpamvu yo kwisuzugura nubwo mama yari umukene. Muri duke nari mfite nari nagerageje kwiyitaho uko bishoboka. Tubonana iryo joro byari nka saa 12 z'umugoroba. Hasaga nk'ahari akabeho kuko hari mu kwa kane mu gihe cy'imvura nayo yasaga nk'imaze guhita. Imbere ya bari hari witegeye pisine y'iyo hoteli niho yari yicaye. Nahageze nyine nsanga yahantanze ari kuvugira kuri telefone, nkumva asa n'uwavugaga iby'Imana. Akimbona yahise asezera uwo bavuganaga amubwira ko basubira. Icyo gihe twari tumeze nk'ababonanye bwa mbere, kuko ikindi gihe twabonanye usibye kuvugana gusa kuri telefone ntago twari twarigeze tubona umwanya wo kuganira. Yicaye mpagaze yahise ahaguruka ahita ampobera, yatangaye cyane avuga ngo wow, ari nako ampindukiza. Nuko twembi turaseka turicara. Mpita mubaza nti none se umbwiwe n'iki? Ahita anyitegereza afata telefone yari iri ku meza, ahita anyereka muri screen mbonamo ifoto yanjye. Ahita ambaza ati hari ikindi? Nahise nipfuka ku minwa yombi numva aranyemeje. Nuko ambaza amakuru nanjye nti ni meza. Arangije ambaza niba nkeneye icyo kunywa. Okay, ndamubwira nti nibanzanire ka Fanta Orange. Nawe mbona atumyeho Fanta Sprite. Nahise mwitegereza ndamubwira nti koko se urakomeje? Arantumbira ati kubera iki? Ninumvaga rwose umusore umeze nkawe gutya atanywa Fanta pe? Araseka cyane ati wumvaga nanywa iki? Maze arambwira ati njye iwacu navutse ndi umurokore, papa ni revera, ubu ngubu yarangije kwiga teoloji y'umwaka utaha azaba yatangije urusengero rwe. Rero iwacu bose ni abarokore, nanjye niko nisanze. Amaze kumbwira atyo natangiye kumva mwizeye. Umuseriveri amaze kugenda yahise atangira. Noneho reka twibwirane, njye nitwa Irabaruta Chris, nkomoka i Nyanza. Nyanza? Ariko i Butare. Ubu ngubu ntuye i Remera mu Giporoso, nibuza aho hoteli Hilltop iri ugana ku cya Mitsingi, ni hafi aho ngaho. Ndahabona hariya ndahazi cyane. Bo amashuri nize iruhande muri medecine, ikindi wenda umuryango wanjye wo uba ku Gisozi. Nizere ko rero turaza kumenyana neza cyane, turamenyana nta kibazo. Ubwo sinjye ukurikiye haharira? Nitwa Igikundiro Mignone, mfite imyaka 23, nkambana na mama gusa ari nawe wandeze. Ntararangiza kuvuga ahita ambaza ati papa wawe aracyariho? Ntiyego gusa ntiduherukana,
kuko tutabana. Ahita yumva harimo akantu, yikora mu musatsi arambwira ati komeza nta kibazo. Ambajije aho nsengera mubwira ko ngenda umukatolike ndetse n'iwacu bose ari uko. Sha mbese uwo mugoroba wari uwo kwibwirana, kumenyana utuntu n'utundi. Twaraganiriye mpaka 2:30, turasabana turaseka turishima. Abonye bwije arambwira ati rero reka nkugeze mu rugo, si byiza ko umwana w'umukobwa ataha amajoro cyane, reka iki kiganiro tugisubike maze tuzagisubukure. Nibyo pe, wasanga na mama yantegereje akambura kuko amasaha namuhaye yo kugera mu rugo nayo. Umusore sinarinzi ko afite imodoka. Tugenda numvaga nageze muri paradizo, ngenda nitegereza amatara ya Kigali. Tugeze aho inzu ya Convention Center iri iburyo bwacu, ambaza mu kajwi gatuje ati kutavuga. Ndavuga ntaha. Gusa araseka ati ndakumva. Ahita yungama ati utangajwe n'iki? Reka nkubwire, ni wowe rukundo rwanjye rwa mbere, kuva nabaho nta wundi muntu ndakunda. Kubera ibyishimo sinabitindaho kuko numvaga ndi mu munyenga w'urukundo ntigeze. Siniyumvishaga uburyo umusore nk'uwo ufite buri kimwe yaba yarabuze umukobwa w'igikundiro umumara irungu, byongeye ko yari afite n'ubwiza, nkumva ni ibintu bidasanzwe. Ariko sinabiha umwanya. Mu minota 10 twari tugeze mu rugo, nahise musaba guhagarara, mvamo nawe arasohoka. Ntidore mu rugo naha. Muhaye umukono yanga kumpa intoki. Twari duhagaze hafi ya leta, ndongera ndazimuha yifata mu mifuka, mpita nigendeshwa, ahita mfata ukuboko arampindukiza, amfata amaboko yombi ahita ampobera, arangije amfata amatama aransoma. Andebye mu maso numva umubiri wose urafashwe, nkibaza ibimbayeho. Ahita yinjira mu modoka aransezera. Nuko nanjye nerekeza iyo ku irembo, nsanga ntihakinze. Ndinjira mpamagara mama, numva ntakoma. Nsanga musaza wanjye duhuje mama yicaye areba televiziyo. Ndamubaza nti mama arihe? Ntiyasubiza. Nikomereza mu cyumba. Maze nk'iminota 20 nirambitse ku buriri gato, numva call. Telefone irasona nditaba, mbona nimero ndayizi. Nabanje gukeka ko ari Chris ugiye kumbwira ko yageze mu rugo. Ntungurwa no kumva ijwi atari irye. Ariko nkumva ubwo tuvugana ari mu rusaku rw'imodoka, wagira ngo ni za polisi. Tumaze kuvugana arangije kumbwira, nahise mvugira hejuru nti ntibishoboka. Iryo jambo risubiza aho urikuye. Wimbeshye, ibyo ntibyambaho we. Kuki wambabaje? Season ya mbere, episode ya 2.